Hippocrates mu magambo ye yagize ati, reka ibyo kurya bibe umuti wawe, n'umuti wawe ube ibyo kurya byawe buri munsi. Ku isi hose, ikigereranyo kigaragaza ko abantu miliyoni 350 bafite diyabete. Utagiye kubyibazaho cyane, bigaragara ko hariho icyorezo wakwita diyabete. rwandadiabetes.com igaragaza ko 3.16% by'abaturage b'u Rwanda muri 2019 bari bafite diyabete, kandi ko buri mwaka abantu barirwa hagati y'981 bapfa mu Rwanda bazize indwara ya diyabete cyangwa izindi ndwara ziterwa na diyabete. Ikigereranyo cyatanzwe na World Bank mu kwezi kwa 10 muri 2020 kigaragaza ko umubare ugeze kuri 5.1% by'abaturage b'u Rwanda bari hagati y'imyaka 20 na 79. Ese diyabete ni iki? Diyabete ni indwara iterwa no kwiyongera k'umusemburo mwinshi bita insulin. Ntago iterwa n'isukari nyinshi mu maraso. Mu yandi magambo, kugira isukari nyinshi mu maraso ni ikimenyetso cy'uko ushobora kuba urwaye diyabete, ariko ntago aricyo kiyitera. Umusemburo wa insulin ushinzwe kugabanya isukari mu maraso. Kugira uwo musemburo wa insulin ukore neza, uturemangingo twacu tugomba kwemerera gukora akazi kawo. Bitari ibyo, uturemangingo turwanya uwo musemburo, bityo insulin bikayigora gukura isukari mu maraso. Iyo umusemburo utangiye kurwanwa n'uturemangingo, urugingo rwa mbere rubanza guhagarara gukora neza ni umwijima, ugakurikirwa n'inyama z'umubiri, hanyuma hagakurikiraho uturemangingo tw'ibinure. Ese ni iki gitera kurwanwa k'uwo musemburo wa insulin? Imvano y'iki kibazo ituruka mu byo turya. Ushobora kongera kwibaza uti, ese bigenda bite cyangwa mba ndiye iki? Iyo umaze kurya ibinyasukari cyangwa carbohydrates, biracagagurwa bikavamo isukari. Ibyo bituma urwagashya rukora umusemburo wa insulin, hanyuma ukabikwa mu mwijima no mu nyama. Gusa kandi hariho ingano igenwe y'isukari umwijima n'inyama bishobora kubika. Uburyo bworoshye bwo kumva ibi bubigereranya nk'ububiko budafite umwanya munini, bwuzura igihe ibyo ubika bibaye byinshi. Icyo gihe umusemburo wa insulin ukurikirwa n'isukari nyinshi idashobora kubikwa mu mwijima no mu turemangingo tw'ibinure mu nyama. Ayo sukari itangira guhindurwamo ibinure ikabikwa muri utwo turemangingo. Ese bigenda bite iyo ibyo binure nabyo bitangiye kurwanya umusemburo wa insulin? Nk'urugero, bibone nk'aho hari isukari nyinshi hanze y'akaremangingo k'ibinure ariko idashobora kwinjira muri ako karemangingo ngo ibikwe nk'ibinure. Icyo gihe isukari izaguma mu maraso. Ibi nabyo bizatera kuzamuka kw'isukari mu maraso, ari byo mu Cyongereza bita high blood sugar levels. Kugira ubashe gufasha uturemangingo mu mubiri wawe gukoresha neza umusemburo wa insulin, biragusaba kurya ibinyasukari cyangwa carbohydrates nke. Urugero, nko kugabanya kurya imigati, umuceri, chapati, amandazi, ibinyobwa bifite isukari nyinshi, ibintu birimo amata cyane, inyama zo mu nganda n'ibindi byinshi, no gukoresha umubiri wawe. Mu gukoresha umubiri wawe harimo gukora siporo. Gukomeza kurya ibinyasukari byinshi nibyo bitera uturemangingo twawe kurwanya umusemburo wa insulin. Niba umuganga akubwiye ko uri prediabetic cyangwa prediabetike, bivuze ko umubiri wawe uba waratangiye kurwanya umusemburo wa insulin. Kubyibuha cyane cyangwa kunanuka ntibikagushuke. Si ko umuntu ubyibushye wese yarwara diyabete, kandi ntago ariko umuntu unanutse wese atarwara diyabete. Ubushakashatsi bwagaragaje ko 20% by'abantu bafite ibibazo by'isukari baba bananutse. Ibi bizwi ku izina rya metabolic obese. Wakwibaza uti, none se nkora iki? Ntugire ubwoba. Niba umusemburo wa insulin wawe uri hejuru y'ikigero cy'9
cyangwa ushaka ko uturemangingo twawe twakomeza gukoresha insulin neza, icyo ugomba gukora ni ukugabanya carbohydrates urya, byibuze ukajya urya nke ku rugero rw'amagarama 100 ku munsi. Ibiryo byose turya bigira ingano ya carbohydrates ziba zirimo. Itegereze neza muri ibi byo kurya bigufashe kwirinda, kandi ushobora no gusoma ku byo uguze bifunze mu masashe ukareba ingano iriho ya carbohydrates. Ese wari uzi ko nyuma y'iminota 20 gusa uri gukora siporo nka aerobic cyangwa se kwiruka, umubiri wawe uba umaze gutwika isukari ibitse mu mwijima no mu nyama? Hanyuma iyo ukomeje gukora siporo, umubiri wawe utangira gutwika ibinure. Niba hari icyo wungutse, sangiza mugenzi wawe iyi video nawe abashe kwirinda. Kandi niba uri mushya, kanda subscribe kuri YouTube channel Menya TV, ugume ku ruhande rwungura ubwenge buri munsi.